Ndagusuhuje wowe ukurikiye ku Mugereka TV, amahoro n'imigisha bibe kuri wowe. Icyo musaba no kubanza gukora subscribe ugakanda ukazogera kugira ngo ujye tubona notification z'ibiganiro byose dushyizeho muri uwo mwanya kandi ubone amakuru ku gihe. Niba uri umunyarwanda wabonye umugabo w'umunyarwanda gusa utarabaga mu Rwanda, waje mu Rwanda akahita ahindura ibintu vuba kandi byoroshye mu myidagaduro nyarwanda, ubu nta wundi yitwa Gaël Karomba cyangwa se Coach Gaël. Niba wishimiye ko tumuvugaho, Imana iguhe umugisha. Gusa icyo nkwibutsa ni gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro vuba kandi byoroshye. Uyu Gaël Karomba cyangwa se Coach Gaël ni umugabo wubatse ufite umugore n'abana babiri b'abahungu, afite imyaka 36, akaba yarabanje kuba mu Burundi mbere y'uko aza mu Rwanda, gusa iwabo ni mu Rwanda. Gusa yabanje kuba mu Burundi mbere y'uko aza mu Rwanda, akaba yaje kuza mu Rwanda nyuma aho yigiye amashuri ye abanza n'ayisumbuye, nyuma akaza kujya mu gihugu cy'Ubuhinde kujya gushakayo masters degree mu ishami ry'imibare. Amaze kuyibona nibwo yahise ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutangira akazi no gutangira business zo mu muziho. Ni umushoramari, umutoza mu by'ubucuruzi, umuvugabutumwa ndetse n'umujyanama mu ishoramari. Afite uruhare mu bikorwa by'ishoramari, mu mikino, imyidagaduro n'uburezi. Mu kiganiro yakoranye n'abanyamakuru yakoze agaragaza ko ashaka guteza imbere siporo nyarwanda ndetse n'imyidagaduro muri rusange. Yavuze ko ari bwo buryo bwo kuzamura impano z'abakiri bato. Umunyamakuru yarakomeje aramubaza ati, se ko wakoreraga muri Amerika ari naho tuzi ko byoroshye kubona amafaranga menshi, kuki waje kuhava? Uko yamusubije gutya ati, njyewe naricaye nitekerezaho ndavuga ati kuki ndahangaha mu Rwanda nta bashoramari bariyo benshi, nta n'abantu bo guteza imbere impano z'abana bakiri bato bariyo, kuki njye nagenda ngo mbikore, nkajya kwegera famiye yanjye ndetse nkagenda mfasha n'abandi muri rusange gukomezaho business. Niko nahise mfata umwanzuro wo gusubira iwacu mu Rwanda, mu rwambyaye, nkaza nkaruteza imbere, nkarufasha ibintu bimwe na bimwe, kuko njye ntabwo nari profession muri ibi bintu by'ishoramari. Gusa navuze ati kangende mbikore ndebe ko bizagenda. Nyuma y'ibyo nibwo yaje gutekereza kuza mu Rwanda, ahanabikora, araza yegera famiye ye ndetse anahakomeza business ze. Nibwo yaje gutangiza umushinga wo gufasha abahanzi harimo nka Bruce Melody, murabizi, muramuzi, nta mutamuzi muri no Rwanda. Nibwo yaje gushinga label ya 155 irimo umuhanzi Bruce Melody, irimo umuhanzi Roskana, irimo umuhanzi akaba n'umuproducer Element. Yubaka inyubako y'agatangaza yitwa Kigali Universe ifasha imyidagaduro muri rusange. Ashinga ikipe ya basketball mu Rwanda nayo murayizi. Ibyo byose nubwo yabikoze avuga ngo ari gutestinga, gusa byaje gucamo bigenda nk'uko yabyifuzaga, biramuhira, turamumenya nk'umukire, umushoramari kandi waje agahindura ibintu. Kandi niyo narebye imyidagaduro yo mu Rwanda ukuntu yari imeze n'ubu ngubu ukuntu imeze nyuma yo kuza kwe, ubona ko hari ikintu yayifashije. Coach Gaël yavuze ko atazarekera, agiye gukomeza akanashora ibindi kugeza naho yakubaka n'ikipe y'amaguru. Nizo nzozi ze. Ubwo rero abantu muzi Coach Gaël ni nk'uko byagiye bigenda part 2 y'ubuzima bwe, noneho aho yavukiye, uko yakuze, uko umuryango wari ubayeho, uko nawe yaje kubaho, muzamenya muri part 2. Yari part 1. Gusa icyo mwibutsa ni ugukomeza gukora subscribe ukaduteza imbere tugakomezanya. Murakoze.